Muhaye ikaze nanone kuri Bansi Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kudushyigikira. Turakomeje mu cyigisho cyiza cy'amabanga y'urugo. Tugiye kureba hamwe amakosa atatu abagabo bagwa vuba mu mabanga y'urugo bakora. Turifashisha igitangazamakuru cya Dr. Robert Chan cyo kuwa 18 z'ukwa karindwi 2022. Hari igihe abantu bajya bagira ibibazo mu mabanga y'urugo by'umwihariko abagabo, ugasanga barimo barakora ibintu bitari byo cyangwa se barimo barashakira igisubizo aho ikibazo kitari. Maze iminsi nakira ibibazo by'abagabo bambwira yuko bafite ibibazo by'amabanga y'urugo kugwa vuba, ariko ahangaha ni amakosa abagabo benshi muri rusange bajya bakora. Niyo mpamvu nje kugira ngo muyumve, mwe kuzajya mushakira ikibazo aho kitari, ahubwo mushakira ikibazo aho kiri. Ikintu cya mbere, abagabo benshi bafite iki kibazo cy'amabanga y'urugo bagwa vuba mu gihe cy'amabanga y'urugo, bita ku kibazo aho kwita ku kibitera. Bita ku kibazo cy'uko bagwa vuba, ntibita ku kibitera, ahubwo bahita bihutira mu gushaka imiti cyangwa se uduti. Ubushakashatsi bugaragaza neza yuko ahubwo ubonye ufite ikibazo mu mabanga y'urugo, utangiye amabanga y'urugo ugahita ugwa vuba, ikiba ari ikimenyetso simusiga yuko ufite ibindi bibazo mu mubiri. Ubasha kuba ufite ikibazo cy'isukari nyinshi cyangwa se diyabete, ushobora kuba ufite ibinure byinshi mu maraso, ushobora kuba ufite imisemburo mike y'abagabo mu maraso, cyangwa se ufite ikibazo cy'umutima. Rero iri ni ikosa rikomeye cyane nimba ugize ikibazo cyo kuwita wumva ugwa mu mabanga y'urugo ugahita ujya gushaka imiti. Hari abagabo benshi rero bajya bambwira bati dufite iki kibazo muganga dushakire uduti. Oya, nta duti njya ntanga, ahubwo nigisha abantu kwirinda bakoresheje ibiryo. Buriya nta muti n'umwe uzabona buzahabwa kugira ngo ukire kino kibazo cyo kugwa vuba mu mabanga y'urugo cyangwa se no gukora amabanga y'urugo mu buryo bwa nyabwo kandi butinda. Imiti ntayo uzabona izagukiza nk'uko wakoresha ibiryo. Nkunda kubaha ibiryo bitandukanye bibasha kubafasha. Niyo mpamvu mugomba kwihata kurya ibi biryo. Ibiryo ni ukuvuga ngo ni imbuto zose, ni imboga zose, cyane cyane ibyo murya ari bibisi, ni ibijumba mwarya ari bibisi cyangwa bitetse, ni imyumbati mibisi, mbese ibintu byose ushobora kurya ari bibisi. Amakaroti, amashu, ibintu byose, ni inyanya, ni za kokombure, ni ibitunguru, ni za tungurusumu, ndetse mukarenzaho n'ibyayi. Mperutse gukora icyayi kibasha kubafasha kitarimo isukari. Rwose mubasha gukoresha ibyayi bitandukanye kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, ndetse mukongera no gukora siporo. Ibyo nibyo byonyine bibasha kubakiza. Nta duti muzabona, bazajya babashuka babarira amafaranga, musange murimo murapfusha ubusa amafaranga. Ayo mafaranga mwakaguze imiti, mwakayaguze ibiryo byo kurya. Irindi kosa rya kabiri bagabo mukora, mugomba kwitondera gutekereza yuko kuba ufite ikibazo mu mabanga y'urugo ari umuzi w'ibibazo byose byo mu rugo. Ukumva neza yuko umugore yazagusiga cyangwa se azaguca inyuma, bigatuma wugira amahane ukajya ukeka umugore wawe. Buriya nta kintu gishobora kugukiza cyangwa kugufasha nko kuganira ufite umutima mwiza kandi n'ineza uhora ugirira umugore we, ukamuha affection yose akwiye. Iyo ufite icyo kibazo abasha kugufasha mukagitambukamo neza. Ariko iyo uje kugira ngo wumve yuko kuba wenda icyo kibazo kihari ko mu mabanga y'urugo rwose bitagenda, ukumva ko umugore we azaguca inyuma, ahubwo urimo uramuha imbaraga zo kuguca inyuma kuko urimo urabimwibutsa. Nimba bitagenda, aho kwica gitera wica ikibimutera. Muganirire hamwe, mushake ikibazo, muganire, mushake abaganga babasha kubafasha. Hari abantu benshi bajya bampamagara bakansaba inama bitewe n'ibyigisho mba nigishije, kandi ndashima Imana yuko uyu munsi abagabo rwose batandukanye bagenda bampamagara bamuha ubuhamya yuko bakize bitewe n'ibyo kurya ngenda mvuga babikoresha kenshi gashoboka buri munsi, bakaba bafite ibyo bariye bagakira.
rero abagabo mwiha kugira amahane mukumva neza ko abagore banyu bari bubaca inyuma cyangwa bazabacika bakigendera, mukiga ingeso mbi zo kwiyahuza ibiyobyabwenge cyangwa n'inzoga, mugataha mutinze murimo kugenda mbese mushaka ikintu cyatuma mudataha mufite isoni. Ntabwo icyo kintu ari cyo kintu mwakemuza ikibazo mufite. Gukemura ikibazo rwose ni ukuganira, ni neza, ni urukundo. Erega buriya umugore mwabanye neza mu bihe byiza mukaba mufitanye urukundo, ntabwo kuba icyo kibazo kije yahita agucinywa cyangwa se ngo ahite agira gute abashe kugucika. Oya, ntabwo umugore yabikora. Buriya ubugome wamugirira amahane, kumukoza ku nkeke cyangwa se kuba wamukorera inabi iyo ari yo yose niyo yatuma agucika. Rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Iri kosa rya nyuma rero, guhita ubona yuko ufite ikibazo cyo mu mabanga y'urugo, ko inkoni y'ibyishimo igwa vuba, aho kugira ngo ujye kwa muganga ugahita ujya kuri interinete ugashakayo imiti, ukishyura amadolari n'amayero n'ibiki byose, ariko iyo miti ndakutangariza yuko uzayinywa ariko nta kintu izagufasha, ahubwo izakwica kurushaho. Hari igihe ugura imiti ikagushitura ukagira ngo urakize, nyamara ikibazo nicyo ugomba gukemura, ntabwo imiti izagufasha. Nongera mbisubiremo, ni ngombwa yuko ubonye kino kibazo ugomba guhita ujya kwa muganga. Banza wisuzumishe barebe ko nta zindi ndwara zirimo zibitera. Ahubwo abantu barwaye diyabete, abantu bafite ibinure byinshi mu maraso, by'umwihariko bari abagabo bafite ibinure ku nda, abantu bafite imisemburo mikeya rwose cyangwa n'indwara y'umutima, bakunda kugira kino kibazo bagagira imbaraga nkeya mu mabanga y'urugo, ntibasoze cyangwa se mo kimwe bakanasoza mu masegonda. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Shaka umuganga w'inzobere abanze agukorere medical check up, arebe ko nta kindi kibazo ufite. Noneho kandi nanone muri icyo gihe urimo gutegereza umuganga, tangira ahubwo wimenyereze kurya ibiryo bya nyabyo, ibiryo byiza, izo mbuto, izo mboga mbisi, unywe ibintu byiza, amasukari uyareke, ibintu byose nagiye nigisha byose, ibintu by'ibivuta byinshi, ibintu byose nagiye nigisha bibi bibasha kukwangiza, ubihe agaciro, ubihagarike. Rero inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Abagore benshi rero bajya bambwira kino kibazo ko abatware babo bafite kino kibazo, bansabe inama ndazibaha kandi bambwira yuko ibintu bigenda neza. Abagabo bansaba inama nabo mbashishikariza kurya ibiryo byiza, nabo ababiha agaciro barabikora kandi bagakira. Nawe rero, aho kugira ngo ushakire ikibazo igisubizo aho kitari, watangira ahubwo ukimenyereza kurya ibi biryo byose ndimo kuvuga. Nkunda kubigisha ni ibibasha gufasha ku barwayi ba diyabete, ni ibibasha gutuma ibinure biri mu maraso bivaho, ni ibituma imisemburo nanone izamuka, ndetse n'indwara y'umutima ikabasha gukira. Rero inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba mushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyo byiciro kwara namwe kumwe nanjye Dohote w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.